wakinishije umutima wanjye, wihangane sinyibashije gukomezanya nawe n'amasezerano yose twagiranye. Imana izakumpembere, sinye gukunda ukundi. Niki cyaguteye guhinduka? Buri muntu wese uri kumva aya magambo yigeze kuyumva mu matwi ye cyangwa yasohora mu kanwa ke inshuro imwe cyangwa izirenze imwe. Aya ni amagambo abwirwa cyangwa akavugwa n'abagiye gutandukana mu rukundo. Ni amagambo arangiza ibyishimo, agatangiza inzira y'umubabaro, maze abakundanaga bagatangira kurebana y'ingwe. Imitima ya bamwe igasarikwa n'ibikomere, hahandi nawe ubwabo bumva batakikunze. Mbese ubundi urukundo ni iki, ku buryo rushobora gutera umuntu kwiyanga? Abantu babona urukundo mu buryo butandukanye, ariko urukundo ruba mu gice cya muntu kitagaragara bita psychology. Bityo rero rukaba rushobora kugaragara mu bikorwa bya muntu. Urugero, umuntu niyitora akakubwira ati ndagukunda, ndetse akajya ahora abisubiramo inshuro nyinshi, ariko ntagire ikintu na kimwe kigaragaza koko agukunda, uwo muntu bizakugora kugira ngo umwizere. Ariko nihagira umuntu ugukorera ibikorwa byiza by'urukundo, uwo muntu uzizera ko agukunda kabone n'ubwo atakwirirwa bikubwira. Urukundo rutegeka uturemangingo kugira ibyo dukora, cyangwa uturemangingo tugategeka urukundo kugira uko rumera, rukaba rwinshi cyangwa ruke, yewe rukaba rwanagenda burundu. Kubaza umuntu rero ngo urukundo ni iki, ni nko kubaza ifi ngo amazi ni iki. Ifi iba mu mazi igakuramo oxygene ihumeka n'ibiyitunga. Amafi manini akarya amato, amafi mato nayo akarya ibindi nk'udusimba tuba mu mazi cyangwa ibindi byayaguyemo. Abantu nabo babona urukundo nk'uko amafi abona amazi. Amwe mu mafi abona amazi nk'ubuzima, andi akayabona nk'urupfu bitewe n'uburyo yirirwa higwa. Abantu bamwe nabo babona urukundo nk'ubuzima, abandi bakarubona nk'ikintu cyaje kubamara bitewe ahanini n'ibyo baba bahuriye nabyo mu rukundo. Hanyuma se nimba urukundo ari ubuzima ndetse ari umunezero, ni iki gishobora kuba gitera abantu gutandukana bakibuza uwo munezero? Hari impamvu nyinshi zishobora gutera abantu gutandukana, gusa iyo nagira ngo ngarukeho niyo kureka gukora ibintu bimwe na bimwe wakoreraga umukunzi wawe cyangwa wamumenyereje. Kugira ngo ibi byumvikane neza, reka dukoreshe urugero rw'ururabo, ikimera cyiza cyane ndetse abantu bakunze kwifashisha nk'ikimenyetso cy'urukundo. Ururabo iyo rukiri mu butaka ruba rutunzwe n'amazi igiti cyarwo kivoma mu butaka. Rwa rurabo nurukata ku giti cyarwo rushobora gukomeza kubaho, ariko mu gihe wakomeje kurubonera y'amazi yari arutunze. Nubwo twavuze ko urukundo ari ubuzima, ariko dukwiye gutekereza ko narwo ubwarwo rukenera ubuzima nk'uko rwa rurabo rukenera amazi aruha ubuzima. Urukundo narwo rukenera ibiruvomera. Hari ubwo usanga umuntu akunda umuntu, gusa uko igihe gishira ikindi kigataha akagenda agabanya bimwe mu byo yamukoreraga, akagabanya inshuro yamuhamagariraga, inshuro yamusuraga, impano yamuhaga, uko yamwitagaho, inama yamugiraga, uko yamuhangayikiraga n'ibindi. Mwibutse ko ibyo byose ugabanya ari byo byari bitunze rwa rukundo rwanyu. Kubigabanya ntaho biba bitandukaniye no kwima amazi rwa rurabo. Nufata indabo ebyiri ukazikata ku giti cyazo, hanyuma ururabo rumwe ukarushyira mu kirahuri cy'amazi,
urundi ukarurambika hasi. Ku munsi wa mbere za ndabo zombi zizihangana kubera ko zizaba zikifitemo amazi yo kuzitunga. Uko ni nako mu bihe bya mbere nugabanya ibyo wakoreraga umukunzi wawe azabyihanganira kubera ko ibyo wamukoreye mbere bizaba bigifite ubushobozi bwo gutunga urukundo rwanyu. Umunsi wa kabiri ururabo ruri mu kirahure cy'amazi ruzakomeza gutohagira ndetse nta kibazo na kimwe ruzagira, ariko rwa rurabo ruri hasi amazi azatangira kurukamukamo. Uko ni nako urukundo ruzatangira gukamuka mu mukunzi wawe. Ku munsi wa gatatu ururabo ruri mu kirahure cy'amazi ruzakomeza gutohagira, ariko ururabo ruri hasi rurusheho gukamuka no gutangira kuma. Kimwe no mu rukundo, nukomeza kuvomera urukundo rwanyu ruzakomeza gutohagira nk'uko ururabo ruri mu kirahure cy'amazi rutohagiye. Ariko nurekeraho kuruha ibirutunga ruzarushaho gukamuka no kumagara nk'ururabo ruri hasi. Ku munsi wa kane bizarushaho kugenda uko nguko, no ku munsi wa gatanu bigenda uko nguko, kimwe no ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa karindwi rwa rurabo ruri mu kirahure cy'amazi ruzaba rugitohagiye rukimeze nk'uko rwari rumeze rukiri ku giti cyarwo, ariko rwa rurabo ruri hasi ruzaba rwaramaze kuma burundu. Nk'uko mureba uru nguru rumeze, nta buzima ruzaba rugifite. Amahitamo ni ayawe, ni wowe wo guhitamo ko urukundo rwanyu ruzahora rutohagiye cyangwa rukuma burundu nk'uko ururabo ruri hasi rumeze. Dukwiye guhora tuvomera urukundo rwacu.